munsi tugiye kurebera hamwe inyandiko ivuga uburyo hari amakosa abantu b'abahanga bakora bigatuma badatera imbere. Turebere hamwe amakosa angahe? Reka turebere hamwe amakosa 5 muri yo abantu b'abahanga bakora bigatuma badatera imbere. Ujya wibaza, abantu bakunze gukora ikintu kimeze wenda nka debate. Kubera iki abantu b'abahanga cyane, abantu b'abanyabwenge cyane, ubona muri buno buzima busanzwe bibacanga? Mu buzima busanzwe, mu buzima bw'iterambere, ukabona nk'abantu b'abavumbuzi, ariko bakubwira ngo umuvumbuzi runaka ngo yari umuhanga ahora muri laboratoire ariko yapfuye akennye. Rwose ni ukubera iki? Bigenda gute? Nawe se ukaba uri nk'aha ngaha ukareba abantu bagiye biteza imbere muri business runaka, ukareba inyubako zikomeye zagiye zubakwa n'abantu b'abahanga, ariko abo bazubatse sibo ba nyirazo. Ugasanga ba nyirazo ni abantu wenda batize, ni abantu bacikirije amashuri, ni abantu batari bafite ubwenge buhambaye cyangwa se ubuhanga buhambaye muri buno buzima busanzwe. Ugasanga nibo bakire, nibo bateye imbere, ahubwo bakoresha abandi b'abahanga. Ugasanga business ikomeye nyirayo, kampani ikomeye nyirayo ntabwo ari umuhanga, ahubwo akoresha abahanga. Ukibaza ibyo bintu biterwa n'iki? Byaba se bifite ahantu bihurira na ya formule tujya tuvuga ngo isi ni ishuri, umwarimu ni ubuzima. Nibyo, umwarimu usanzwe aguha amasomo, ibizamini bikaza nyuma. Mu gihe umwarimu w'ubuzima aguha ibizamini, amasomo akaza nyuma. Umwarimu w'ubuzima atandukanye n'abo barimu basanzwe. Rimwe na rimwe rero ugasanga umuntu wabaguha mbere mu mashuri asanzwe, umuntu wari umuhanga mu bitabo, mu ishuri ry'isi byaramucanze, byaramunaniye. Ugasanga umuntu w'umusomyi, umuntu w'umuhanga akaraha butaka, mu buzima busanzwe byaranze, business ze ntizikora, ibintu agerageza kuremaremya ntabwo bikunda. Aho ugasanga wa wundi wayacikirije, wa wundi utarayakandagiyemo, wa wundi wigaga ari kuri mana mfasha wa nyuma mu ishuri ry'isi yarabishoboye, aho ugakoresha babandi babaga bambere. Kubera iki babandi babaga bambere mu mashuri, mu bintu by'amasomo, babandi dufata nk'abahanga bagera hanze bikanga? Iyo debate ikunda kubaho cyane. Buno bushakashatsi rero bugaragaza amakosa 5 abantu b'abahanga, babandi b'abasomyi, babandi b'ibitabo, babandi bo mu mapuro bakora bigatuma badatera imbere. Twabonye ko bimwe mu bintu biranga umuntu w'umuhanga harimo nko gufungukira kumenya. Niba uri umuntu ufungukiye kumenya, menya ko uri umuhanga. Nawe ushobora kuba uri muri kino cyiciro cy'aba bahanga bakora ayo makosa. Niyo mpamvu abantu b'abahanga bagira ingeso yo kubaza ibibazo, kugira amatsiko cyane. Burya niba uri umuntu ugira amatsiko cyane, menya ko uri umuhanga. IQ yawe ishobora kuba iri hejuru. Abantu bakunda kubaza ibibazo ni abantu b'abahanga. Umuntu ubaza ibibazo nuko agira amatsiko. Ikindi kimenyetso kigaragaza umuntu w'umuhanga ni ugukunda gusoma, kwiyungura ubumenyi. Niyo mpamvu nk'abantu bumva inzu y'ibitabo cyane ni abantu b'abahanga, kubera ko bafungukiye kumenya, kumva icyo ibitabo bivuga. Mu gihe abandi baryoherwa n'ibirangaza bindi, wowe ukikundira ubumenyi kandi ukumva biragushishikaje, uri umuhanga. Ikindi kimenyetso kigaragaza umuntu w'umuhanga ni ukuyungurura inshuti ze. Akenshi umuntu w'umuhanga akunze kugira inshuti nkeya, za zindi zituma agira ibintu yiyunguraho by'ubumenyi n'ubundi. Ntabwo ari umuntu ubonetse wese wapfa kuba inshuti ye. Ntabwo ari umuntu ubonetse wese yapfa kwiyumvamo. Oya, umuntu w'umuhanga ararobanura inshuti. Ikindi kiranga abahanga ni ukugira akanya ko kwitekerezaho, agatekereza byimbitse cyane, agasesengura cyane. Abantu b'abahanga barasesengura. Turi buze kubona uburyo muri aya makosa abantu b'abahanga bakora atuma badatera imbere, harimo no gusesengura cyane. Ubuzima ntabwo buhemba abantu basesengura cyane. Hoya. Turaje tubirebe uburyo gusesengura. N'abantu b'abasesenguzi muhora musesengura ingingo ku yindi, mwegere hino twicare twige. Abantu twigize abasesenguzi tugomba kuza tukicara tukiga, kubera ko buno bushakashatsi ni twebwe bureba. Ubushakashatsi ni ubwacu. Abantu b'abahanga rero barangwa no kwitekereza, no gutekereza cyane, no gusesengura cyane, bagahugira muri ibyo mu gihe abandi barimo baremaremye hano hanze. Niyo mpamvu abantu b'abahanga badatera imbere muri buno buzima bw'ibifatika. Ikindi kintu kiranga abantu b'abahanga, cyakoze ibyo kwiyitaho byo baragerageza. Imyitozo ngororamubiri barayikora, gusinzira bihagije baragerageza, kurya indyo iboneye baragerageza. Icyo nacyo ni ikintu kiranga umuntu w'umuhanga, nyine arikunda, agakunda n'ubuzima bwe.
indi ngeso iranga abantu b'abahanga ni ugukunda kugerageza ibintu bishya, ariko nubwo bakunda kugerageza ibintu bishya turi buze kubona uburyo rimwe mu makosa bakora muri kwa kugerageza hari igihe bahugira mu gusesengura cyane. Turabona ko akantu ko gusesengura ntabwo ari keza mu bantu b'abahanga, ugasanga na bya bindi bishya bagerageje ntabwo biba byariye umusaruro byagakwiye kubyara, niba ariko navuga. Ariko kugerageza ibintu bishya akenshi ushobora gusanga ari imwe mu ngeso abahanga bose bahuriraho, kugerageza ibintu bishya. Nanone ikindi kintu kirimo ikosa mu kugerageza ibintu bishya ni uko umuntu w'umuhanga iyo amaze kugerageza ibintu bishya akabisesengura akabimenya, ahita yongera akagerageza ibindi, agakomeza akagerageza ibindi. Uko ukomeza kugerageza rero udafata ikintu kimwe ngo ukijyemo neza ukimaremo igihe, birangira na cya kindi wari uragerageje mbere kidatanze umusaruro. Ibyo naryo ni irindi kosa turi buze kubona rigarukaho n'aba bashakashatsi. Akanyuma nasoreza wenda kagaragaza abantu b'abahanga ni ukurobanura ibimutwarira umwanya. Umuntu w'umuhanga ararobanura rwose, ararobanura avuga ati niba ari radiyo nzumva ibingibi, niba ari ibintu byo kujyamo nzajya muri ibi ntabwo nzabijyamo. Ni umuntu urobanura ibintu bimutwarira umwanya, areba nyine ibintu bigira ikintu bimwungura mu bijyanye n'ubumenyi kurusha ibintu bimurangaza gusa. Wumvise zino ngeso ziranga abantu b'abahanga wakumva zihagije cyane ko umuntu wese w'umuhanga yakabya inzozi muri buri kimwe cyose yagerageza kuremaremya muri buno buzima. Ariko urasanga bihabanye n'ukuri, usanga abantu b'abahanga, abantu b'abanyabwenge cyane ntabwo ari bo bantu bakabije inzozi zabo mu isi, si bo bateye imbere muri ubu buzima bw'ibifatika, ndetse rimwe na rimwe bwa buhanga bwabo hari igihe babera inzitizi cyangwa umutego wo kwisanga mu isi, cyane cyane iyi ngiyi bifatika ku ngingo zimwe na zimwe zifitanye isano n'iterambere, ugasanga bo barasigaye. Niyo mpamvu usanga umuprofeseri asaziye mu kwigisha nko muri kaminuza, abo yigishije barakize, uwakigisha ukibaza uyu muprofeseri ko yigisha uburyo umuntu ashobora gukira, ko yigisha ibijyanye n'ubukungu na bizinesi, kuki we atava mu ishuri ngo ajye gushinga bizinesi akire kandi ahora abyigisha? Turibuze kureba iyo mpamvu. Ugasanga umuntu ahora abwira abantu ukuntu bashobora gutera imbere ko we ntiyateye imbere. Urwego yari ariho muri 2000 n'urwo ariho muri 2025 ni rumwe. Ni twebwe rero tubwirwa ahangaha rwose, abarimu cyane cyane iri somo riratureba. Ni gute uhora wigisha abantu inzira zabageza ku bukire kandi wowe udakize? Hano ko bari kutujomba ibikwasi, turagiye noneho ko batuziye. Hari n'abajya batebya ngo umuntu w'umuhanga impamvu adatera imbere ngo nuko aba yifitemo akantu nyine ko gusesengura cyane buri kimwe cyose kigaragara nk'amahirwe kuri we, agahugira rero mu gushaka kugisobanukirwa byimbitse, agahugira mu bitabo, ntabone igihe cyo gushyira mu bikorwa. Kandi isi ntabwo ihemba inyandiko, isi ihemba ibikorwa. Isi ihemba ibikorwa. Iri kosa rero abantu b'abarimu turarikora cyane, ugasanga ibintu wigisha nawe ntabwo wabigezeho. Mu gihe umuntu utari umuhanga we, umuntu udakunda ibintu by'ibitabo, ibintu byo gusoma we, apfa kubona ikintu kirimo inyungu, ntabwo asesengura, nta bushobozi bwo gusesengura agira, ahita ashyira mu bikorwa, yagira umugisha bikamuhira koko agatera imbere. Hari rero amakosa abantu b'abahanga cyangwa se abantu b'abasomyi bakunda gukora, rimwe na rimwe bakanayakora batayazi, akaba ariyo rero abimbarutse yo gutuma badatera umutaru, badatera imbere muri buno buzima bw'ibifatika. Nimvuga ubuzima bw'ibifatika ni ubuzima nyine bwo kuremaremya ibintu bigakunda. Kugira ibyo ugeraho mu buzima rimwe na rimwe ntabwo bisaba kuba usesengura cyane ngo ufite ubwenge bwinshi cyane ngo uri umuhanga cyane, hoya. Tugiye kureba icyo bisaba hamwe n'ubu bushakashatsi. Rimwe na rimwe ubwenge bwinshi iyo budakoreshejwe neza bushobora kukubera inzitizi, kubera ko umuntu w'umunyabwenge ntabwo akunda gufata risiki, kandi iterambere risaba risiki. Abantu b'abanyabwenge bareba ibintu bishobora kuba bibi bitaranaba, ashobora kubona ikintu kibi kitaranaba, ariko uko akibona siko buri gihe kibaho. Hari igihe rero guhora ubona ibibi mbere y'uko biba, kuba ufite ubwo bushobozi bwo gusesengura ukabona ikintu gishobora kuzakora n'ikitazakora, amahirwe yo kuba kitazakora ukayagira menshi akagutera ubwoba bwo kutagira ikintu uremaremye. Uriya muntu udafite ubushobozi bwo gusesengura we ahita areba ahubwo ku ruhande rw'ibyiza.
ntabwo afite ubushobozi wenyine bwo gusesengura ngo arebe ibyago biri muri icyo kintu agiyemo. Hari igihe kijyamo rero ku bw'amahirwe kikanamuhira, bya bibi n'ubundi ntibibeho, bitabaho rero akabateye imbere gutya. Tugiye kurebera hamwe rero amakosa tureba ngahe, reka turebe 5 nubwo buno bushakashatsi bugaragaza amakosa menshi. Hano turarebamo ay'ingenzi ko yose ngiye kuyarebaho ntago twasoza bitewe n'iminota dufite ngo bijyane. Ikosa rya mbere abantu b'abahanga bakora rituma basigingira mu bijyanye n'ubuzima bw'ibifatika no kumara igihe kinini agerageza gusobanukirwa ikintu runaka kurusha igihe amara agerageza kugishyira mu bikorwa. Gusesa ka kantu ko gusesengura n'ubundi gusesengura cyane kuruta gukora. Buno bushakashatsi bugaragaza ko gutera imbere bisaba gukora, ntabwo bisaba gusesengura cyane. Umuntu w'umuhanga rero aba afite impano yo kumva ibintu kurusha abandi, kubona ingorane mbere y'uko abandi bazibona. Ibi birafasha wenda ngo mu mashuri, mu bintu by'imyigire birafasha, no mu bijyanye n'akazi kamwe na kamwe bishobora gufasha, ariko mu bijyanye n'ubuzima bw'ibifatika bwo kuremaremya, mu bijyanye n'iterambere bishobora kuba umutego cyangwa inzitizi. Umutego urimo ni uko rimwe na rimwe gushaka gusobanukirwa ikintu kurushaho hari igihe byigaragaza nk'aho hari icyo wagikozeho. Kuba wumva ibintu, kuba wumva ukuntu ibintu bikora ukagira ngo hari icyo wabikozeho, icyo gihe rero bikaguma amaso yo kugira icyo ubikoraho mu buryo bw'ibifatika. Uwo niwo mutego wa mbere urimo. Ni wa muntu uba ushobora kugusobanurira uko ibintu bikora ariko watatera intambwe n'imwe ngo bijyemo bimugirire umumaro. Abantu b'abahanga rero bakunda kwigisha cyane, ugasanga nyine uwo muprofeseri runaka ashobora kugusobanurira uko watera imbere ukoresheje igishoro gito, ariko akaba atabishobora. Ababyumva mu nyandiko, ababyumva mu mutwe, ananabigusobanurira ukanabigerageza bigakunda. Ni wa muntu ukubera icyapa akakubera inzira, ariko akaba atajya muri iyo nzira ngo ayigemo agende bimuhire. Ni uko nk'uko bigenda. Ni wa muntu ushaka kuguha umushinga, wowe ukawugerageza ugatera imbere, ko we akaba atatera intambwe ngo awugemo. Umuntu w'umuhanga rero amara igihe kinini asoma, agereranya, akora ubushakashatsi, asesengura, akora business plan. Uwo mwanya munini ukamuhuma amaso, akabura umwanya wo gushyira mu bikorwa. Icyo nicyo kintu cya mbere kiranga abantu b'abahanga, ndetse kikanatuma badatera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri make aba ari gushakisha uburyo bwiza bwo kubikoramo kurusha ubundi. Ahora mu gushakisha nyine ubwo buryo bwiza, busesengura, undi watangiye akaba ageze kure. Buno bushakashatsi burakubwira ngo nta buryo bwiza bwo gutangira buruta ubwo ngubwo buhara ako kanya. Mu rugamba rw'iterambere kuri iyi si iguhemba, isi ihemba bariya babona ko nta buryo bwiza bwo gutangira buruta ubwo buhara ako kanya. Ku mpapuro kumara igihe kinini utegereje igihe nyacyo ni byiza pe, bituma ubyumva neza kurushaho, ariko mu rugamba rw'iterambere ntabwo izo mpapuro zikora. Kubera ko mu rugamba rw'iterambere hano bano bahanga barakubwira ngo wigira mu kazi. Cyagiye wowe usesengura, wanariza, undi muntu utazi ibyo gusesengura, utarize, utarasomye, aba ari gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu usanga abanyamashuri cyane rimwe na rimwe gutera imbere bibagora, aho gutarize, kubera ko nta bushobozi buhambaye bwo gusesengura afite. Ku ishuri baba barakwigishije gusesengura cyane. Ibyo bita critical thinking ku ishuri ubiyizi pe, ariko mu buzima busanzwe muri bino bintu byo kuremaremya, ibya critical thinking ntago bikora. Kamere y'ubuzima ihemburiye udashyiramo isesengura ryinshi, udashyiramo imibare myinshi, oya, ahubwo agahita ashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu rero umuntu utarize ashobora kuguterana imbere, wowe uhugiye mu gusesengura, uhugiye mu buhanga. Kugira ubuhanga ni impano, ariko iyo idakoreshejwe neza ishobora kugutindahaza. Ahubwo abantu benshi bemera ko kwigira mu bikorwa nta hantu bihuriye no kwigira ku mpapuro. Niyo mpamvu ubumenyi bwose naguha hano mu nzu y'ibitabo, niba udashyira mu bikorwa nta kintu bumaze. Nanjye ndamutse ntashyira mu bikorwa ngiye ubyigisha, nanjye nta kintu bwaba bumariye. Nameze nk'umuprofeseri n'ubundi. Niyo mpamvu mugomba kujya mutwumva abantu b'abarimu. Kuba rimwe na rimwe ibyo twigisha bidahuye n'ubuzima tubamo, mugomba kujya mutwihanganira. Tumara umwanya turi gusesengura, turi gusoma. Hano ndi kuvugira abarimu rero. Hano ndi kuvugira abarimu. Abantu b'abahanga baguma mu mutwe cyane kurusha gushyira mu bikorwa.
kandi ubuzima ntabwo buhemba uri ubyumva cyane, uzi uko bikora mu magambo gusa, ntabwo ari we buhemba. Bimeze nk'umuntu ushaka kugusobanurira gutwara imodoka kandi we ataratwara, akaba abizi mu mutwe, ariko umushyize mu muhanda nibwo wabona ukuntu gutwara bihabanye cyane no kwigisha. Hari umuntu ushobora gusobanura ukuntu imodoka bayitwara, amategeko y'umuhanda yarayanyweye, ariko mu muhanda adashobora kujya mu muhanda ngo atware neza. Ugasanga ahubwo umuntu washyize mu bikorwa, hari umuntu nzi yari azi gutwara imodoka, ariko buri gihe uko agiye mu kizamini cyo gutwara ibinyabiziga agatsindwa. Buri gihe baramushyira mu makona agatsindwa, baramushyira muri parking agatsindwa, muri sirikirasiyo agatsindwa, kandi mu muhanda akaba amaze nk'imyaka 5 atwara. Atwara nyine adafite perimi. Hari abantu babagaho gutyo mu gihe wenda batagenzurwaga cyane, ubu ngo wenda basigaye bagenzurwa, polisi zihora mu muhanda zigenzura abo bantu. Ariko hari igihe byabagaho kera ko umuntu ashobora kuba azi inzira za panya anyuramo, akaba yamara imyaka 5 atwara imodoka kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira. Yajya mu kizamini buri gihe agatsindwa, ukibaza uyu muntu ko mu nzira agenda neza, ko adakora impanuka, kubera iki mu kizamini bimunanira? Nuko mu bikorwa arabishoboye, ariko mu mpapuro ntabyo ashoboye. Hari undi rero ubizi mu mpapuro, mu bikorwa bikamunanira. Ubuzima rero ntabwo buhemba uri ubyumva cyane, uzi uko bikorwa mu magambo gusa. Buhemba uriya ubirimo, mbese uriya watangiye uri ubigerageza. Niyo mpamvu hano bakubwira ngo ni byiza rimwe na rimwe kugira ubumenyi, gusobanukirwa, ariko bikaba byiza kurushaho kuva mu magambo, kuva mu mpapuro ugashyira mu bikorwa. Iryo ni ikosa rya mbere rero abantu b'abahanga bakora, rikabatindahaza batarizi. Ikosa rya kabiri abantu b'abahanga bakora ni ukwitiranya gushobora no kuba ingirakamaro. Abantu b'abahanga bumva ko kwiyumvamo icyizere, ubushobozi, kuba ufite impano bihagije, kabone n'ubwo iyo mpano nta muntu yabigirira umumaro. Ntabwo ari uko ngo isi ikora. Isi ihemba bariya bagirira umumaro benshi kurusha bariya bafite ubushobozi cyane rwose. Niba uri umuntu ugirira umumaro abantu benshi, isi izaguhemba, kabone n'ubwo waba udafite ubushobozi buhambaye nk'ubwuriya ubwicaranye. Umuntu ashobora kuba afite impano runaka, ariko abigirira umumaro ari bake ugereranyije n'impano y'igitangaza afite. Undi akaba rwose ari umuntu uterateranya mu bijyanye n'impano ye, ariko abantu ifasha ari imbaga, ari imbaga nyamwinshi. Abantu agirira umumaro ari imbaga nyamwinshi. Isi rero ihemba uriya muntu ushobora kuba unaterateranya, ariko ukenewe n'abantu benshi kurusha uriya uhambaye ufasha bake. Ni iyihe serivisi utanga muri iyi si rero? Abantu b'abahanga rero bakora iryo kosa naryo. Ni ikosa ryo kumva ko kuba umuhanga bihagije, kabone n'ubwo nta muntu waba ubyungukiramo, ukumva nabyo ni success. Kuba ufite ubushobozi bwo kuba wakora ibihambaye ntacyo bimaze mu gihe utabikora, urutwa n'uriya ufite ubushobozi buke ariko ugirira umumaro imbaga. Ushobora kuba umuhanga ufite impano nyinshi n'ubushobozi, ariko ukaba warasigingiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko ubwo bushobozi nta kintu gifatika wabukoreshejemo. Ufite ubushobozi bwakora indege, ariko nta n'igare wigeze uremaremye. Nta kintu rero ubwo bushobozi bumaze, kabone n'ubwo waba ubwiratanye. Muri make nta ubuhanga bumaze mu gihe nta bibazo by'abantu ukemura ngo uhinduke umuntu ukenewe muri buno buryo bw'ubuzima bufatika. Isi rero ifasha uriya waremye ibintu bifatika kurusha uriya ufite ubushobozi bwo kurema ibihambaye. Fata ubwo bumenyi ubushyire ku kintu abantu bashobora kwizera, icyo kintu kiremaremye, ubwo bushobozi buzakugirira umumaro. Ntabwo ubuzima buguhembera ibyo ushobora wenda kuzakora nko mu bihe runaka, ahubwo buguhembera ibyo ukora nona. Ntabwo ubuzima buguhembera ubushobozi ufite cyangwa se ibyo ushobora kuzakora umunsi umwe, buguhembera ibyo ukora nona. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe abantu b'abahanga bagorwa no kugira ibintu baremaremya kuri iyi si. Ugasanga umuntu ni umunyamashuri, ariko kuremaremya byaramunaniye. Aho ugasanga wa wundi utarize, utarayakandagiyemo, araremaremya bigakunda. Urumva si ishapitire atari nziza. Hanyuma ikosa rya gatatu abantu b'abahanga bakora rikabasigingiza, no guhora barwana no kwirinda kugaragara nk'abaswa. No kuba umuhanga bishobora kukubera umutwaro utuma utagira ibintu remaremya, kubera ko kugira ibintu remaremya rimwe na rimwe bikwambura cya cyubahiro cy'ubuhanga.
kuba umutangizi bikwambura cya cyubahiro cy'ubuhanga bwawe. Urugamba rukomeye rw'umuntu w'umuhanga ni uguhora arinze ubwo buhanga bwe. Kurinda ubuhanga rero birahenda cyane, birangira igihe cyawe kinini ukimara uhora ujya impaka n'abantu ugamije kubemeza ko uri umuhanga. Kandi iyo ugiye impaka n'abaswa abantu bibeshya kubatandukanya. Uhora ujya impaka rero, guhora ujya impaka rero, abantu b'abahanga bakunda guhora bajya impaka bagamije kwemeza abandi bantu. Icyo gihe rero uwo mwanya atanawo ajya impaka yisobanura, atanga ingingo nyinshi zituma yemerwa, ni umwanya munini ku buryo ashobora kuwukoresha agira ibyo arimo aremya mu isi bifatika byagirira umumaro abantu benshi. Buno bushakashatsi bugaragaza ko abantu b'abahanga bahorana umutwaro wo guhora bashaka kwemeza abantu ko ari abahanga koko. Nuvuga iyo muhora mumwemera ngo ni umuhanga, agiraho nawe akiyemera kumva ko ari umuhanga. Iyo umuntu ari umuhanga benshi bakabimubonamo, iteka ryose bagahora bamwitezeho ibisubizo bya gihanga. Uko bahora rero bamushimagiza bigeraho bimuhindukira umutwaro kuri we wo guhora birinze. Urwo rugamba no kuruhoramo bituma uhora ushakisha ingingo zizatuma uhora ugaragara gutyo, bikakubuza amahirwe yo kuba wagira ibintu uremaremye mu isi mu buryo bw'ibifatika. Guhora wiyumva gutyo bishobora gutuma nta kintu gishya unatangira, no kuba kwa kundi bavuga ngo wenda ngo abantu b'abahanga bagerageza ibintu bishya, bakunda kugerageza ibintu bishya. Ku rundi ruhande rwabyo hari igihe no kwiyumvamo ko ari umuhanga ahubwo bishobora no kumurimita, bishobora gutuma nta kintu gishya agerageza. Nabyo bibiriho cyane nk'uko buno bushakashatsi bubivuga. Gutangira ikintu gishya bisaba kwemera ko uri umutangizi kuri icyo kintu, kushobora no gukora amakosa, kushobora no kubaza ubumenyi bw'ibanze ku bintu bimwe na bimwe udasobanukiwe, cyane cyane ko ugiye gushyira mu bikorwa. Abantu b'abahanga rero bo bahora bumva batangirira mu bushorishori, kandi gutangirira mu bushorishori biragorana burya, bisaba gutangirira n'ibintu bimaze igihe bihagaze. Kandi rimwe na rimwe hari igihe nta bushobozi uba ubifitiye bwo gutangirana n'ibihagaze, bigasaba gutangirira hasi. Umuntu w'umuhanga rero agorwa no gutangirira hasi. Niyo mpamvu bajya kubona abantu bize hari akazi atakora, avuga ati njye narangije kaminuza ntabwo najya gukora amandazi, kuko bisaba gutangirira hasi. Birasaba ko agenda akabaza ifarini igura ngahe, ese ni ibihe bindi bashyira mu mandazi, muri capati. Naho se mbona biseruka byigisha, reka narasuze biseruka Abdulkarim. Umuntu w'umuhanga, umuntu w'umunyamashuri kugira ngo atangirire hasi biragorana. Nuko umuntu warangije za kaminuza wize akaruha, ufite masters, kumubwira ngo najye gutangirira muri za capati ntabwo yabikora. None nabashaka ibintu bihagaze, wenda mubwira uti hari restaurant ihagaze imaze imyaka ikora, ngwino shaka igishoro uzuyigure. Aho rwose birashoboka, kandi kubona igishoro bisaba ko atangirira hasi. Hari igihe rero aguma ni fiyeri, ndavuga ati nzapfira ifiyeri mpaka. Niyo mpamvu rero amashuri rimwe na rimwe ashaka kukurimita kubera ubwo busesenguzi. Abantu b'abahanga bahora barwana no kwanga ibintu biciriritse. Aba yumva nyine biciriritse kuri yo kubera ko ubuhanga bwe buri mu bushorishori, arubashywe. Icyubahiro cye ntabwo yakwemera ko kijya hasi bingana gutya. Ntabwo aba yumva yaba umutangizi mu bikorwa. Ahitamo rero kuguma aho ngaho ari muri icyo cyubahiro cyo kuba ari umunyamashuri kurusha uko yashyira mu bikorwa. Iryo rero ngo ni ikosa rikomeye cyane. Confidence zabo nizo zituma basigingira. Umuntu wamenyereye guhora atanga ibisubizo kandi ubyubahirwa ntabwo yumva yagera ku rwego rwo kubaza nawe ngo asubizwe. Agenda abaze umuntu ukora capati wo hasi utarize uko capati zikorwa, we noneho azishyire mu mashuri. Ibyo bintu biramugora rero, ntabwo yabikora. Gutangira ikintu gishya, gutangira ikintu iteka bisaba kubaza, bisaba guca bugufi, bisaba kumva yuko nawe hari ibintu udashoboye. Wahitamo kwigumira hahandi rero mu kirere, hahandi yubahirwa amashuri gusa, kabone nubwo mu mufuka nta kintu cyaba kirimo. Ngizo rero ingeso eshatu, mu kanya gato ndaza mbabwira izindi ebyiri abantu b'abahanga bagira, cyangwa se reka ndeke kuzita ingeso. Ni amakosa abantu b'abahanga bagira atuma basikigingira muri ubu buzima bw'ibifatika. Umuntu akaba rwose afite ubushobozi, afite ubwenge, afite ubuhanga buhambaye, ariko aya makosa agatuma nta kintu aremaremye. Ugasanga n'umuntu utarakandagiye no mu ishuri amurusha kugira ibyo aremaremye hano hanze. Niyo mpamvu ubona hari umuntu w'umuhanga ariko wakozwe n'isoni hano hanze. Sana umunyabwenge, ni umuhanga ariko ubuzima abayemo
burageramiwe, bukeneye ubufasha rwose, ahora asabiriza. Biterwa n'aya makosa amwe n'amwe. Reka dushimire buno bushakashatsi bwa Elaxa bugerageza byibuze kudukangura, ukatwereka ko nyamara no gutekereza kabiri. Ibintu byo guhora mu bitabo no guhora mu nyandiko dukwiye kubigenzura n'ubwenge buri muri buno bushakashatsi, kugira ko twagira icyo dukora. Abantu bahugira mu mpapuro kubera iki mu rugamba rwo kuremaremya hano hanze bibagora? Kubera iki abanyamashuri batajya bakira? Reka mbivuge nahuranyije. Abantu b'abanyamashuri, abantu bize cyane bakaruha kubera iki gukira bibagora? Kubera iki kuremaremya hano hanze bibagora? Hari amakosa rero 5 bakora. Tumaze kurebera hamwe amakosa 3, reka turebere hamwe amakosa 2 asigaye abantu b'abahanga bakora bikabadindiza, bakaguma kuba abantu basanzwe, kandi mu by'ukuri ubuhanga bwabo bagakwiye kubukoresha bikanabateza imbere no muri buno buzima. Irindi kosa rikomeye abantu b'abahanga bakora ni ikosa rya 4, rigatuma basigingira mu rugamba rwo kuremaremya, mu rugamba rw'iterambere. ni ukuba imbata yo kuba nta makemwa. Umuntu yari umuhanga bashaka ibintu binoze ku rwego rwo hejuru, rwa rundi rwa nyuma. Abantu b'abahanga bahora bashaka kuba nta makemwa, bakabiriza kunogereza ibintu. Rero baba bafite ubushobozi bwo kumenya ko ikintu gihagaze neza cyangwa nabi. Urumva umuntu unogereza ibintu nuko azi ibyiza ibyo ari byo, abazi icyiza rero uko cyagakwiye kuba kimeze. Mu busesenguzi bwe muri critical thinking yaba yarize, abazi ukuntu ikintu cyiza cyakabaye kimeze. Ntago abashaka ibintu rero biri aho ngaho bipacapaca, kandi bipacapaca nibyo bibyara ibinoze. We rero abashaka kubitangira binoze, aba afite ubushobozi bwo kumenya ubudakemwa bwa buri kimwe, kubera ko nyine ni umuhanga. Wibuke ko uyu muntu ari umuhanga. Buri kintu cyose rero agashaka ko kiba kiri kuri urwo rwego rwa nta makemwa. Kandi ubuzima ntabwo buhemba biriya bya nta makemwa gusa, ahubwo buhemba biriya bigerageza, mbese biri mu kazi kabone nubwo byaba birimo amakosa menshi cyane. Nuva muri realite y'ubuzima, mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, ubuzima busanzwe, ntabwo ubuzima ari nta makemwa. Isi ntabwo iri feya. Ntabwo ubuzima rero buhemba ikintu ngo nuko ngo ari nta makemwa. Reka buhemba ikintu kubera ko kiri kuyegayega, kiri mu kazi, kirimo kirakora, kabone nubwo cyaba kirimo amakosa 1000. Buri munsi ikosa rivamo hakazamo ikintu cyiza kugeza ubwo kibaye perfect. Isi ntabwo iri perfect rero, ariko abantu b'abahanga bashaka ibintu biri perfect. Iryo rero ngo ni ikosa rikomeye cyane, kubera ko abantu b'abahanga ntabwo bazi ko amakosa akemukira mu rugendo. Bo bashaka gutangira urugendo ariko umuhanda wamaze kuba kaburimbo. Oya, umuhanda umera neza kubwo kuwugendamo, inzira iboneka neza uko uyigendamo kenshi. We rero abashaka kuyigendamo yaramaze kugaragara neza. Abantu b'abahanga baba bashaka gutangira ari uko ibisubizo byose bihari, ari uko ibintu byose biri mu murongo. Kandi kuri iyi si itari perfect, biragora ko ibintu byose wabona biri ku murongo wa nyawe, mu gihe nyacyo, ahantu nyaho. Oya, ibyo bintu bya nta makemwa bishobora kukubera ikosa. Rero abantu b'abahanga ibi ngibi birabagora. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba azi impamvu business zimwe na zimwe zitangira zigahita zihomba, ariko we atatangiziye ngo ntihombe, kubera ko uko abyumva mu mpapuro bitandukanye no mu buzima busanzwe. Mu mpapuro biba bigororotse, ariko mu buzima busanzwe biba bigoramye cyane. Ahubwo we rero abashaka ibigororotse gusa, akagira ubwoba bwo gutangira kubera ko realite ishobora kumuta amazi. Niyo mpamvu uzabona hari nk'umuntu utanga inama nziza ariko watazikurikiza. Impamvu nuko ubuzima nyabwo, ubu bufatika, ubu bwa nyabwo bwo gushyira mu bikorwa, ntabwo ari nta makemwa, ntabwo buri perfect. Kandi abahanga bakunda ibintu bya nta makemwa. Kubivuga rero nta makosa barimo, iyo umuntu ari gusesengura nta makosa barimo, ariko kubikora bibamo amakosa. Niyo mpamvu umuntu aba umuhanga mu gusobanura ariko ntawe umuhanga mu gukora. Umuntu akaba yigisha ubutumwa bwiza, abantu bagafashwa, ariko akaba ari gukora ibyaha abuza abandi gukora. Ntimujya mubona se abavuga butumwa n'abapasiteri, akaba yigisha neza, ugasanga ahubwo abakristu be bariya shumbye barakishijwe cyane no kumurusha. Hari umuntu ushobora gukizwa kurusha padiri wamwigishije.
akaba akunda Imana akayirusha nuko padiri ayikunda kandi ari padiri umwigisha, akaba akunda Imana kuruta pasiteri wayimutoje. Umuntu arakizwa akarusha mwarimu. Ndakubwiza ukuri, kubera ko gushyira mu bikorwa biragoye, hari igihe mwarimu bimugora. Kandi ntabwo warenganya mwarimu, nuko nyine ubuzima bumeze, nuko abantu b'abahanga bamera. Mwarimu ntuzamurenganye ngo ese ngo mwarimu ngo kuki ngo yigisha ngo ibintu byo kwihangira imirimo ngo ariko yo ngo akaba n'agakarito ko ku muhanda arashinga. Ntugakore ikosa ryo gukinisha mwarimu kuri iyo ngingo, kuko gushyira mu bikorwa bihabanye n'impapuro. Abarimu hano ndabavugiye rero, binyibukije inkuru ya Carnegie. Andrew Carnegie muramwibuka, ni umwe mu bakire babayeho, ari no mu bakire 10 ba mbere mu isi. Iyo bari gutondeka abakire 10 ba mbere mu isi bibihe byose, haza ba Mansa Musa, ba Augustus Caesar, haza ba Muammar Gaddafi, haza ba William the Conqueror, ariko Andrew Carnegie nawe azamo, aza ari imbere ya ba Rockefeller n'abandi batandukanye. Andrew Carnegie rero ni umukire ukomeye cyane wabayeho mu myaka ya kera, kuva mu mwaka w'1835 kugeza 1919. Ni umunyemari ukomoka mu gihugu cya Ecosse, ariko wageze muri Amerika kera cyane. Yageze muri Amerika mu mwaka w'1848. Icyo gihe yaravuye mu Bwongereza. Tekereza ko yari afite $1 rimwe gusa icyo gihe agera muri Amerika, ariko nyuma y'imyaka 13 yari umwe mu baherwe bakomeye ku isi. Yabaye umunyenganda wo ku rwego rwo hejuru mu kinyejana cya 19 muri Amerika. Hari inkuru rero yigeze kumuvugaho isa naho itangaje. Ni inkuru ihise iza kubera kiriya kintu nari mvuzeho. Andrew Carnegie ubwo hari igihe kimwe yari ariho yitembera mu busitani bwe ari mu gitondo, ahagarikwa n'umugabo wagaragaraga nk'umusabirizi. Arangije aramubwira ati, nyakubahwa, ndagusabye ntiwite ku myambarire yanjye nubwo ubona ameze nk'umusabirizi, nubwo ubona ngaragara gutya, ariko ndi umwanditsi w'ibitabo ukomeye. Ndashaka kuntera inkunga nkakomeza umwuga wanjye w'ibitabo. Ndimo ndagusaba muri make mfasha, ndabizi ko uri umukire, ntera inkunga mbone uburyo nasohora kino gitabo, ko ni igitabo kizahindura ubuzima bw'abantu. Andrew Carnegie aramubaza ati, ngaho mbwira izina ry'icyo gitabo numve koko niba uri umwanditsi. Ese ubundi wandika ubuhe bwoko bw'ibitabo ra? Umugabo ati, nandika ibitabo birimo inama zifasha abantu guhinduka abakire. Ni njyewe wanditse igitabo kivuga ngo inzira 100 zaguhindura umukire. Andrew Carnegie yarasetse aratembagara, arangije aramubwira ati, wanditse igitabo cyitwa inzira 100 zaguhindura umukire, noneho wirirwa usabiriza? Wowe wacyanditse uri umusabirizi, kuki se udakoresha izo nzira 100 ngo uhinduke umukire? Wa mwanditsi w'igitabo nawe yarasetse, wa mugani yumva bimukoze, ariko arangije yihakanyabugabo abwira Andrew Carnegie ati, ubu buryo ndi gukoresha nsabiriza nabwo buri muri izo nzira 100 zaguhindura umukire ziri muri icyo gitabo. Muri make muri izo nzira 100 harimo n'ubu buryo ndi gukoresha. Andrew Carnegie yatunguwe n'igisubizo uwo musabirizi yaramuhaye, bituma koko anamwishimira, aranamukunda, birangira koko anamufashije. Nyuma y'imyaka wa musabirizi koko yaje gutera imbere da, umukire yamuteje imbere rwose, ahinduka umuherwe gutyo. Byari bije rero kugira ngo twumve kano kantu. Umuntu ashobora kuba umuhanga, ariko ubwo buhanga yigisha bwe adashobora kububyaza umusaruro, kubera ko mu mpapuro birumvikana ariko mu bikorwa biragora. Ubu buzima bugizwe no kugerageza ugatsindwa, aho gutsindwa kugerageza. Abahanga rero ntabwo baba bashaka gutsindwa, baba bashaka ibintu byose bigenda neza uko babiteguye. Umuntu rero uhora ushaka kuba nta makemwa buri gihe, hari igihe birangira bimubereye umutwaro wo kutarenga umutaru, cyane cyane ku bijyanye n'iterambere. Mu magambo inzira zose ziba zigororotse, ariko gushyira mu bikorwa inzira ziba zihabanye, ziba ari amahaname, ziba zigoye hasi hejuru. Niyo mpamvu kuvuga biroroha kurusha gushyira mu bikorwa, kandi utangiye gushyira mu bikorwa burya usebera mu ruhame. Ariko uriya uvuga mu magambo burya yanabivuguruza bikoroha, ariko igikorwa ntabwo wakivuguruza ngo byorohe. Ikimenyetso, igikorwa ni ikimenyetso.
umuhanga rero ahitamo kwigumira mu ruhande rw'ubusesenguzi kurusha kujya mu kibuga agakina. Niyo mpamvu usanga umuntu ari umuhanga mu gusesengura ibintu runaka, ariko wamuha umwanya ngo ajye kubikora bikamunanira. Ugasanga umuntu asesengura neza imikino, ibintu by'imikino arabisesengura, amakipe ukuntu yatsindanwe n'amakosa yose yagiye abaho akaba yasesengura kurusha abazima n'abapfuye, ariko wamushyira mu kibuga bikanga, wamugira umutoza bikamunanira. Ugasanga umuntu asesengura umukino wa politiki, abanyapolitiki azi kubanenga, arabizi kurusha abazima n'abapfuye, ariko wamugira meya ukabona byaramunaniye. Hari ubuhamya bw'abantu benshi bajyaga basesengura nk'ibintu bitagenda neza, yaba muri politike yaba mu mikino, noneho abantu bakabibeshyaho bakavuga bati uyu muntu usesengura gutya noneho abigezemo ashobora kubikora neza, wamushyiramo noneho akaba ari umuntu ubikora nabi kurusha ahubwo n'abari yasesenguraga. Bibaho cyane, abigeramo bikamucanga kubera ko gushyira mu bikorwa bihabanye no gusesengura. Igihano cya mbere cy'uriya muntu usesengura ariko areba ibintu bibi gusa, ni ukumuzana ukabimushyiramo bya bindi yasesenguraga, araza akabidurumbanya, ahubwo akorwa n'isoni rero, kubera ko gusesengura bihabanye no gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu rero udakwiye kunenga mwarimu kwigisha iterambere watarateye imbere. Kuba ahora kwigisha uburyo washinga imishinga ariko watarateye imbere, ibyo ntukabimurenganyirize, kubera gushyira mu bikorwa bihabanye cyane n'inyandiko, bihabanye n'inyandiko rero. Niyo mpamvu rero abantu b'abahanga akenshi ashobora gusigingira mu bintu bijyanye n'iterambere, kubera ko gushyira mu bikorwa bihabanye cyane n'inyandiko. Nuko rero bigenda kenshi. Ubwo nako ngako nari nsorejeho, ubwo cyari icya kane, reka dusoreze ku cya gatanu. Icya gatanu ni naryo kosa rya nyuma ngiye gusorezaho, bijyanye n'ibyo abahanga bakora bikaba kigingiza mu bijyanye n'urugamba rw'ibifatika, n'ubundi ryakunganira rijyanye no gusesengura. Nuva abahanga niyo agerageje gushyira mu bikorwa, n'ibikorwa atangiye ahita atangira kubisesengura. N'igihe umuntu w'umuhanga afatiye umwanzuro wo gushyira mu bikorwa, igihe cye kinini akimara akora ubushakashatsi kurusha gutangira. Muri make aba yarabaswe no gusesengura, amara igihe kinini yita ku bintu bijyanye n'ibyo azakora. Urugero, umuntu w'umuhanga ashobora kuba afite inzira 10 azakoresha kugira ngo agere ku bintu runaka, ariko ugasanga ari guta umwanya mu gusesengura ya nzira ya 10 n'iya mbere atarayitangira. Ugasanga ahugiye mu gukosora intambwe ya 10 kandi iya mbere atarayitera. Inkoni y'umuntu w'umuhanga ishira dondidondi, ayisongora ayikosora, ugasanga kugira ngo atangire kuyikoresha icyo yayigeneye ahubwo biramugoye. Mu gufata umwanzuro rero nuko ubuzima bupimirwa mu kanyabugabo ufite ko gushyira mu bikorwa. Ntabwo ari ibitekerezo bihambaye ufite mu mutwe, ntabwo ari ubuhanga buhambaye wifitemo, ntabwo ari ubwenge bwinshi wifitemo, ahubwo ni akanyabugabo ko gushyira mu bikorwa kabigenda. nuko ubuzima bumeze. Guhangara, gutangira ibintu, guhangara, gushyira mu bikorwa, guhangara no kuba wakwemera gutsindwa, guhangara ko wakwemera gusuzugurwa, nibyo bibikora kurusha kwihagararaho mu buhanga runaka. Ibi byose rero bisaba ubutwari, bisaba nyine ako kanyabugabo twavugaga mu kanya. Kandi ako kanyabugabo rimwe na rimwe hari igihe kabura, kubera ko umuntu atsimbarara cyane kuri cya cyubahiro aba afite kubera ubuhanga bwe, ugasanga gusesengura bimubereye inzitizi.